Nje kugaruka ku butumwa ni ubutumwa umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ni Papa Leo wa 14 yatangaje. Ni ubutumwa nabonye ndabusoma ndetse nkurikirana n'umuhango ko wagenze, mbona koko ni ubutumwa nkwiye kwicara nkawusangira n'abakunzi ndetse n'abakristo muri rusange ba Kiliziya Gatolika. Reka nongere gusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza ngo hikaze kuri Emi Pro Media, by'umwihariko nge nitwa Iradukunda Keve Junior. Ninge tubana mu biganiro bitandukanye rero, aho tuba turi kugenda tubagezaho inkuru ziri kuba hirya no hino, tukagaruka ku nkuru zitandukanye kandi turabashimira ko mubana natwe kandi mukanazikurikira by'umwihariko. Ariko nkuko mubizi, iyo mfashe umwanya nkicara hari icyo mba nabateguriye tuba tugomba kuganiraho. Ariko mbere yuko nza kugitangira, reka nkwifurize itangira ry'ukwezi giza, kuzabe kwiza kuri wowe, kuzabe ukumugisha kandi uzaronke, uzabona ibigutunga, uzafasha abandi, kuzaba ukwezi kumugisha pe muri wowe utazibagirwa. N'ukwezi kwa 8 rero dutangiye, navuga ko umwaka uba wenda kurangira pe, wenda kurangira kuko dusigaje amezi agera kuri 4 kugira ngo umwaka uburangira. Nizere ko ibyo wari warateganyije gukora muri uyu mwaka, ibikorwa bitandukanye ubigeze kure, kuko iyo ukwa 8 kugeze umwaka uburimo urangira buke buke, cyane ko burya n'impeshyi ifite ikisobanura ku ntego zawe. Iyo dutangiye bya bihe bita sama, ntekereza ko sama itwereka ko dukwiye noneho guhaguruka tugashyiramo imbaraga za nyuma kugira ngo turebe niba hari icyo turi buze kugeraho bikurikije n'intego tuba twarihaye. Ariko si icyo kinzanye cyane, nuko kabari agacemo kugira ngo tubanze tunasuzanye tunakirane by'umwihariko. Ariko nje kugaruka ku butumwa, ni ubutumwa umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ni Papa Leo wa 14 yatangaje. Ni ubutumwa nabonye ndabusoma ndetse nkurikirana n'umuhango ko wagenze, mbona koko ni ubutumwa nkwiye kwicara nkawusangira n'abakunzi ndetse n'abakristo muri rusange ba Kiliziya Gatolika. Ubu butumwa ntago buba buri burebe umukristo gusa, ahubwo buba biri burebe na buri wese, umunyarwanda wese muri rusange. Ubutumwa babugomba kugira gute kumugeraho, kwa ko ni ubutumwa bwiza. Akenshi iyo harimo haratangira ukwezi gushyashya, muri misa zitandukanye zabaye hirya no hino, hakunzwe kugaragaramo amwe mu magambo bazaherekeza uko kwezi. Akaba ari amagambo ashobora kugarura motivation ku muntu, akaba ari amagambo ashobora kongerera umukristo imbaraga zo gukomeza kuba hafi no gukora ibikorwa byiza bitandukanye. Ariko nifashishije wenda bimwe nateguye, Papa Leo wa 14 muri uku kwezi kwa Kanama yasabiye abantu muri rusange, cyane cyane abapadiri n'abandi batandukanye, gusengera no gusabira ivugabutumwa rikorerwa mu migi itandukanye. Ushobora kwibaza kubera iki Papa yaje kuvuga ku migi. Iyo turebye imigi ahanini ibamo abantu benshi. Abantu benshi bakunze gukura bumva ko bagomba kujya kuba mu mujyi bakahatura. Haba harimo ibikorwa byinshi, bivuze ngo ubuzima bwo mu mujyi buba bwihuta cyane. Ivugabutumwa rero rikorerwa mu migi itandukanye, usanga ahanini nabo baba bafite akazi katoroshye. Hari nayo mpamvu Papa yabonye ko aba bantu bakwiye gukomeza gusengerwa. Abantu mwese mukora ivugabutumwa mu migi itandukanye, turabasuhuje. Uyu munsi amasengesho tugiye gukora uku kwezi kose araza kubagaruka cyane mu kubasengera no kubasabira. Mu butumwa bwe bwa buri kwezi rero, bw'uku kwezi kwa Kanama, Papa Leo wa 14 yahamagariye abakristo bo ku isi hose gusengera ivugabutumwa mu migi. Yibukije ko nubwo imigi ari ahantu hateranira abantu benshi, usanga hari benshi babayeho mu bwigunge, bafite ibibazo by'ubukene, kwiheba ndetse no kubura icyerekezo cy'ubuzima. Ibi bintu yavuze Papa, iyo turebye mu mujyi wacu wa Kigali nibyo byuzuye. Icyambere harimo kwiheba, hari abantu bamaje gutakaza icyizere cy'ubuzima, ndetse harimo iki kijyanye n'ubukene. Ubukene byo amafaranga ni ikibazo hano hanze, aho tambutse hose barakubwira ngo amafaranga ni ikibazo. Ariko aya magambo Papa yatubwiye ko aba bantu bagomba gusengerwa, navuga ko
buri muntu wese abashije kumva uburemere bw'ibyo bintu, twese twabikora. Aba bantu rero kubera baba bababaye, baba bafite, basa nkaho bafite ihungabana muri bo bitewe n'ibi bibazo bitandukanye baba bafite, bigaragara ko baba bakeneye amasengesho mu by'ukuri. Papa yavuze ko kandi kiliziya ihamagarirwa kujya aho abo bantu bari, ikabegera aho batuye, aho bakorera n'aho bahurira, ikabagezaho inkuru nziza za Yezu mu rukundo, impuhwe no kubatega amatwi. Iri ngiri navuga ko Papa ahamagarira kiliziya muri rusange, abakristu, abapadiri, abihayimana, abafrere, abantu bose mwegere babandi bafite bya bibazo, bababaye, bafite ubukene, batakaje icyizere cy'ubuzima. Mubegerane urukundo nk'uko ariko bidusaba, mubaganirize, mubatega amatwi, nibiba ngombwa, niba hari n'icyo mubafashe kugira ngo batisanga ku isi koko ari bo bonyine. Iyo ufite ibibazo nk'ibi ngibi by'ubukene no kuba ubuzima bwawe ubu utari kububona neza, ugira ihungabana mu mutwe, kandi iyo ugize ihungabana mu mutwe ni kurushaho kugenda wangirika, bikakuviramo ko wafata imyanzuro itari myiza, cyangwa se imyanzuro iganisha ku rupfu, cyangwa se imyanzuro iganisha kwangiza ubuzima n'ibindi bitandukanye. Turahamagarirwa rero nk'abakristo ba Kiliziya Gatolika, turahamagarirwa kwegera aba bantu tukabumva, ubundi tukamarana nabo igihe, tukaganira ndetse tukanabafasha mu bishoboka. Yibukije ko ivugabutumwa ritagomba kugarukira mu nsengero gusa, ahubwo ko buri mukristo ahamagarirwa kuba umuhamya wa Kristo mu buzima bwa buri munsi. Yavuze ko amagambo meza, ibikorwa by'urukundo no gufasha ababikeneye bishobora guhindura ubuzima bw'abandi kurusha amagambo menshi. Mu isengesho rye, Papa yasabye Imana ko imiryango ya gikristo y'abantu hafunguye buri wese. Imiryango ya gikristo hano yerekaga ko imiryango itandukanye, ubwo turavuga nk'iy'abamansera cyangwa se abafrere n'abandi batandukanye, harafunguye, buri muntu wese yagerayo akabaganiriza cyangwa se bagahura. Kubera iki ubutumwa ubundi bufite akamaro kuri wowe umukristo cyangwa se undi muntu wese uri hanze? Kubera iki Papa ibi bintu yabigarutse? Icyo ni ikibazo naje kwibaza, ariko naje kukibonera n'igisubizo cyane, aricyo tugiye kuba tuganiraho. Muri iki gihe imijyi myinshi irimo kwaguka cyane, hari urubyiruko rwinshi, abantu bimutse bavuye mu byaro, abakene, abarwayi n'ababayeho bonyine. Papa agaragaza ko abo bose bakeneye kumva ko Imana ibakunda kandi ko Kiliziya iba ari hafi. Amagambo meza cyane. Abo bose bafite ibyo bibazo dukwiye kubegera, tukabereka urukundo Imana ibafitiye. Uru rukundo tuzabereka nirwo ruzatuma babona ko ubuzima bwabo ari igiciro gikomeye cyane. Babufate rero mu buryo butandukanye n'ubwo bari babayemo. Ibi ni ubutumwa busaba abakristo kutaba abareberera gusa, ahubwo kuba abantu bajya gusenga n'abandi, bajyana gusenga n'abandi, bakabafasha, bakabumva kandi bakabereka urukundo rwa gikristo. Isomo abakristo rero dukwiye gukuramo by'umwihariko, icya mbere no gusabira ivugabutumwa mu mijyi no kurishyigikira, kuba intangarugero mu rukundo no mu kubabarira, kwakira abantu bose nta vangura, gufasha abakene, abarwayi n'abiherereye, kwerekana Kristo binyuze mu bikorwa bya buri munsi dukora. Ibi byose umukristo akwiye kubyitaho, kandi umukristo wese witaye kuri ibi bintu aba ari kuzuza imigambi y'Uwiteka adushakamo. Aba bantu bababaye, Papa yatwibukije ko dukwiye kubaba hafi. Ngira ngo iyo ugiye kureba usanga umubare munini w'abantu buri wese afite muri we ikibazo kiba kimuremereye cyangwa se gikomeye. So buri wese rero agakenera wa muntu ushobora kumwegera, akamwereka ko amwitayeho, akamwereka urukundo, akamwereka ko
bari kumwe mu byacamo bya buri munsi. Ibi ngibi bizamufasha bitume yumva ko ubuzima ari igiciro, ubuzima bufite igiciro kinini cyane, adakwiye kubufata nabi kandi atari wenyine nanone. Ibyo byose rero ugasanga umukristo niwe muntu ukwiye kubigiramo uruhare kugira ngo undi muntu ahinduke, undi muntu abeho neza, undi muntu ibitekerezo bye bihinduke. Papa rero yaduhamagariye ikintu cyiza, bakristo bavandimwe, buri muntu wese agerageze mu bushobozi afite agira umuntu asura, agerageze ashake uwihebye amuganirize, umutima w'uruhuke. Ushaka umuntu ufite ubukene, niba se ufite akazi ugaha umuntu, na wundi ufite stress z'uko akazi kabuze udafite uko ari bubeho, yongera agira icyizere cyo kubaho. Ibikorwa by'urukundo muri uku kwezi kwa munani reka bize kukuranga nk'umukristo, byibuze nawe uvuge ngo Mana iki nacyo uzakinyibukireho, kuko nakoze uko nari nshoboye mfasha umuntu muri uku kwezi kwa munani. Iri ni ijambo ryiza rishobora kuduherekeza muri uku kwezi kose, ibikorwa by'urukundo bikiyongera, kandi uko ibikorwa by'urukundo byiyongera ni umugisha. Umunyarwanda aravuze ngo ugira neza ukabisanga imbere, ariko niyo utabisanga imbere uri umukristo wakoze neza, ntacyo umutima wawe gushinza. Ntekereza ko ni igikorwa n'Imana ibona ikavuga ati wow, mwabonye umuntu wanjye, uriya ni umuntu wanjye, ugate Imana ikumva nyine igize ishema kuba ukoze igikorwa nk'icyo ngicyo. Nagira ngo tuganire kuri iri jambo, turivugeho gakeya, ariko hari icyo biba bimaze ku mukristo. Byanga bikunda hari uwo nteye motivation, utari wakurikiranye ibyo papa wenda yavuze, ngo uteye motivation kumva ko uku kwezi ukwiye kugira icyo ukora, kuburyo Imana uzayibwira ati Imana mu kwezi kwa munani nakoze igikorwa cyiza, iki gikorwa nanjye uzakinyibukireho, sibyo? Reka mbashimire abantu mwese mubana natwe. Iyi ni Emi Pro Media, by'umwihariko njyewe nitwa Iradukunda Kevin Junior.